Akimu asohoka agiye kureba umuntu ukomanga, maze yagerayo agasanga ni abashuti be baba baje kumureba. Uyu munsi rero aba ari isabukuru ye y'amavuko, bahita binjira rero bamubwira bati isabukuru nziza. Nawe yishimye cyane abahobera umwe ku wundi, maze akababwira ati ni karibu muze tuhatwike hashye neza neza. Bahita binjira rero bakajya muri salo, maze bagafungura radiyo bagashyiramo umuziki usakuza ariko koko, maze bagatangira kubyina. Ari nako kandi banywa nyine n'inzoga ziba zikomeye cyane ko iwabo wa Akimu baba ari abakire cyane, papa waba ari umunyamafaranga nyine. Rero ibintu byose iwabo biba bihari, izo nzoga z'ubwoko bwose kandi zihenze ziba zihari mu rugo iwabo. Ikirori rero rwose baragikora bakabyina bigashyira kera. Papa wabo rero araza avuye mu rugendo nyine yari yaragiyemo ndetse na mama wabo, bakinjira basanga mu rugo iwabo habaye nko muri buwate neza neza. Papa we arumirwa akabura ikintu akora, maze mama wa Akimu ahita abwira aba bose ati musohoke mwihute. Naho papa we rwose ahita afata igiti agatangira gushaka kubakubita, ati mwese mbabure hano. Akimu ati ariko papa ibyo bintu ntabwo wabinkora, uyu munsi ni isabukuru yanjye y'amavuko. Ndumva rero udakwiye kwirukana inshuti zanjye zari zaje ngo twifatanye mu byishimo by'uyu munsi. Papa we ati nta soni urafata inzu yanjye maze ukayigira boîte de nuit neza neza. Akimu nawe ati ntiwari wambwiye se ko uzaza nyuma y'icyumweru? Uje kare rwose, uje hataragera. Naho rero papa we ati none se ubundi wagira ngo mbanze ngusabe uruhushya rwo kuza iwanjye? Nta soni ufite? Akimu rero n'umujinya mwinshi ahita agenda nyine akajya mu cyumba cye, ariko mu kugenda agenda avuga ati umunsi umwe njye nimba papa rwose ntabwo nzaba umupapa umeze nkawe. Ikindi kandi nizere ko rwose ari igihe kizagera nkava muri iyi nzu wagira ngo ni gereza. Papa rero wa Akimu asigara abwira mama we ati uriya mwana arananiye neza neza. Naho rero mama wa Akimu ati erega aracyari umwana, ahari azahinduka. Papa ati aracyari umwana? Umusore ufite imyaka 25 uri muri kaminuza, urakeka se azahinduka ryari? Urabona hari indi myaka asigaje yo kuhinduka? Buracya rero Akimu akajya ku ishuri. Uyu munsi haba hari mace, baba bari ku kibuga rero bari gukina nyine, we na bagenzi be baba bicaye ku ruhande nyine bari kureba mace. Mugenzi umwe rero areba hirya maze agahita amubwira ati dore wa mukobwa twigana, uriya mukobwa aritonda cyane, nta n'umusore n'umwe ajya yiteza. Uzi yuko uriya musore nawe wiyemera ngo uri umunyamafaranga, ngo uri mwiza, ngo uri bogari, ngo abantu bose barakwemera, uzi ko uriya mukobwa atakuvugisha? Naho Akimu ati ibyo uri kuvuga ntabwo bizi, njyewe hari umukobwa se n'umwe utamvugisha kuri kino kigo cyacu? Uwo ntabwo abaho rwose. Naho rero mugenzi we ahita amubwira ati uriya mukobwa ntabwo yakuvugisha ndabizi neza, ati noneho reka tubigire intego, genda wowe umuvugishe, naguha umwanya akakuvugisha akagutega amatwi ndaguha 50,000. Akimu ati nibyo se? Ati rwose ayo ndayakorera, nubwo nyine ari nk'akajojoba mu nyanja mu mafaranga mfite, ariko nta kibazo nayo ndapfa kuyakorera. Uyu musore ahita abwira Akimu ati ariko nawe nibyanga nyine ni wowe uri buyampe. Wa mukobwa rero atangira kubika amakayi ye, dore ko we aho abandi baba bari kureba mace waba yicaye nyine ari no kwiyigira yibereye mu makayi. Ahita atangira no kubika amakayi ye maze akayashyira mu ibaga agahaguruka. Umushuti rero wa Akimu ahita amubwira ati uriya mukobwa ni mwiza cyane, ati aragucitse nta kintu kimwe umubwiye koko? Akimu aramwitegereza ati ariko wa mugani ndabona nta n'icyo atwaye, ndabona ateye neza cyane. Ati harya wambwiye ko yitwa nde? Naho rero uyu mushuti ati uriya yitwa Nikita, turigana. Akimu rero ahita ahaguruka maze ati Niki umeze neza? Naho Nikita akamwihorera agakomeza akigendera. Akimu ahita atera intambwe ndende maze akamutanga imbere ati umeze neza? Nikita akamwihorera. Akimu ati njyewe nitwa. Nikita ahita yigendera atumvise nyine n'ibikurikira. Bagenzi be bahita bakoma mu mashyi maze bagatangira nyine kumuseka. Wa mushuti rero wa Akimu ahita amubwira ati shyira ahangaha abateze ikiganza nyine, ati mpereza amafaranga yanjye. Akimu akora mu kabaga aba afite, dore ko rwose aba afite n'amafaranga menshi cyane. Akora mu kabaga rero agahita ahereza uyu musore amafaranga
maze Akimu agahita yigendera. Ntabwo rwose aba afite umwanya wo kwirirwa avuga amagambo menshi. Umunsi rero wakurikiye bajya mu ishuri. Uyu munsi baba bafite travaux baba bagomba nyine gukorana babiri babiri. Mwarimu rero ahagurutsa Akimu maze akamushyira imbere, aramubwira ati ngaho toranya umuntu muzafatanya travaux. Akimu rero ahita atora nyine wa mukobwa, ariko wa mukobwa ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo nshaka gufatanya nawe. Abantu bose rero abwiye barabyanga, maze mwarimu akabwira ishuri ryose ati umuntu wifuza gufatanya na Akimu travaux ninde? Hakabura n'umwe. Bose baramubwira ati uwo musore ntabwo ajya yiga, ntabwo akunda ishuri, yaba ari ukuvunisha gusa. Mwarimu rero abona Akimu yabuze uwo bafatanya, maze agahita abwira nyine Nikita ati ni wowe mugomba gufatanya, noneho ninjye ndabivuze. Amasaha yo gutaha rero aragera, maze mwarimu yasohoka, Nikita amwiruka inyuma agahita amubwira ati mwarimu, ndifuza rwose kukuvugisha. Uyu mudamu rero ubigisha arahagarara maze akamutega amatwi. Nikita aramubwira ati ndakwinginze rwose wimpuza n'uriya musore, kuko uriya musore ni umunebwe cyane, ntabwo ajya yiga, ntabwo ajya akora, nta nubwo rwose aba ashaka gukora travaux. Ndakeka ko nunadushyira hamwe n'ubundi ntazigera aza, nzayikora njyenyine. Mwarimu rero ahita amubwira ati hoya rwose genda ugerageze, ndabizi ko azayikora kuko nabimubwiye ko nyine agomba kugushaka, maze mugafatanya gukora travaux. Nikita rero aragenda, ariko nyine aba atishimye rwose, aba yumva bimubaje kuba agiye gufatanya n'uyu musore abantu bose baba banga ko rwose bafatanya. Akimu rero nawe asohoka akurikiye Nikita, abona Nikita ari kugenda yihuta, maze agahita amuhamagara ati Nikita. Nikita arahindukira n'agasuzuguro kenshi, maze akabona ni uyu musore, ahita akomeza akigendera. N'ubundi Akimu akaza yiruka amwiruka inyuma. Araza rero akamugeraho maze akamukoraho ati ntabwo uri kunyumva ko ndi kukuvugisha. Nikita rero ahita ahindukira ati urongera gutera intambwe unyegera, ndagukuramo ayo maso, nta mwanya mfite rwose wo kuvugana nawe. Ahita yigendera maze agasiga uyu musore ahagaze wenyine. Naho rero Akimu ahita yivugisha ati none se tuzabigenza gute kugira ngo tuvugane kuri sije yacu, niba nyine udashaka kumvugisha? Uyu mukobwa ariko aba yigendeye nyine, ntabwo aba ari kumwumva. Akimu rero nawe ahita ataha nyine, ariko atamenya icyo bagomba gukora muri travaux, kubera ko uyu mukobwa aba atamuhaye umwanya ngo bavugane. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi bajya ku ishuri nyine nk'ibisanzwe. Mu gihe rero cya break, Nikita aba ari kuganira nyine n'undi mukobwa baba bigana, maze akamubwira ati ntakubeshye, ndumva rwose iriya projet ntakomeza kuyikoraho, kubera ko uriya musore bampaye, ndakubwiza ukuri, nitesha mutwe ryigendera. Umuntu ni umuswa, umuntu ni umunebwe. Ndi kwibaza ukuntu yageze muri kaminuza bikanyobera, wagira ngo niho atangiriye, ntabwo yigeze yigana maternelle. Umushuti we ati none se yitwa nde? Naho rero Nikita ati yitwa Akimu. Uyu mukobwa ahita aseka akenda gupfa, kuko nyine abantu bose baba bamuzi. Break rero irarangira, maze bagasubira mu ishuri. Akimu aba yicaye mu ishuri ari kwisokoreza ubwanwa, uko wagira ngo rwose yibereye nko muri salo. Abona rero Nikita yinjiye, maze agahita ahaguruka akamufata akaboko. Atari ko rwose ngewe ndifuza ko twakora projet yacu, ikindi kandi ndifuza ko nyine twayiganiraho, twayihanaho ibitekerezo, cyane cyane ko harimo byinshi ngewe ntasobanukiwe. Nikita ati ntabwo bitangaje rwose kuba haba harimo byinshi udasobanukiwe. Akimu ati nyine niyo mpamvu nshaka kubisobanukirwa. Nikita ahita abwira Akimu ati niba rero wumva rwose witeguye ko dufatanya gukora projet, kuko ukaba wumva ufite ubushake, uze kunsanga muri labo nka saa 8. Ya masaha rero aragera, maze Nikita akajya muri labo nyine kuba ari gukora ama experience amwe n'amwe. Ategereza rero Akimu maze akamubura, yikorera ibyo agomba gukora, ubundi akitahira. Amara kugera mu rugo n'ubundi ari kwiyigira,
Uyu mukobwa Nikita yakundaga kwiga cyane ndetse we yari umuhanga rwose mu buryo bugaragara, gusa we nyine yari uwo muri famiye y'abakene, yaribanaga ahantu nyine mu kageto kari aho gaciriritse cyane. Agera rero muri iyi geto ye maze agatangira kwigira, ajya kubona akabona uyu musore aramuhamagaye, yitaba telefone, naho Akim ati nakubuze muri labo. Nikita ati none se ufite isaha? Wabibonye se ko ubu turi saa 9? Twavuganye ko twagombaga guhura saa 8. Nabishoje rero ibyo nakoraga nigendeye. Ati gusa nyine niba wumva koko ugikeneye ko dufatanya, ejo uzansange muri labo nzaba mpari, ariko ntuzakerererwe kuko noneho rwose nukerererwa nta yandi mahirwe uzaba ufite yo kongera gukorana nanjye. Buracya rero maze uyu munsi Akim akaryamira cyane, mama we rero aza kumubyutsa maze akamubwira ati wakererewe rwose, hakeye cyane. Akim nawe ati ntabwo rwose nifuza kubyuka, ubundi mwanditse nkareka kujya ku ishuri ko n'ubundi ntabyo rwose nanishoboreye byo ku ishuri. Diplome se ubundi diplome ni iki? Amafaranga turayafite, ubundi kubera iki ngomba gukomeza kwirushya niga? Naho mama we ati mba nkubwire, muri famiye iwacu nta muntu n'umwe utarigeze wiga, nta muntu n'umwe udafite diplome. Nawe rero ugomba kuba umuntu nyamuntu, nta mpamvu z'uko rwose udupfira ubusa. Ahita rero amukuraho amashuka maze amukurura ukuboko ati byuka gira vuba, genda ujye ku ishuri. Uyu musore rero arabyuka akitegura, maze yagera ku ishuri agahita ajya nyine muri labo nk'uko aba yaraye abivuganye na Nikita. Gusa nyine aragenda akicara agategereza, akabura Nikita, arinda gusinziriramo, akamaramo rwose umwanya munini, akajya akomeza areba ku isaha ariko akabona Nikita ntawe ari kubona. Akim rero ararambirwa maze agasohoka yitahiye, ahita abona Nikita nawe ari kwitahira. Uyu musore ahita amuhamagara mu ijwi rirerire ati Nikita. Nikita akamwihorera. Nikita rero arahagarara gatoya maze Akim agahita amubwira ati kubera iki kuko wambeshye maze ukaba utaje? Naho Nikita ati none se ubwo waziye amasaha twavuganye, nagenda gutegereza ndakubura, kandi rwose ejo nakubwiye yuko uyu munsi nukererwa na gatoya njye nawe ntacyo turi buvugane. Akim rero ahita agenda maze akajya kubwira mwarimu ko rwose uyu mukobwa yanze yuko bakorana. Mwarimu rero ahamagara Nikita ndetse nyine na Akim bose bari kumwe, maze akababwira ati ndifuza ko munsobanurira. Nikita ati rero rwose mwarimu wansezeranyije yuko nibitagenda neza uzampa amanota ku giti cyanjye, nibyo rero rwose nifuza, kubera ko uyu musore nyine ibintu byo kwiga ntabwo ari ibintu bye, ntabyo ashaka. Mwarimu ati nyamara wabona warabikoze ubishaka. Naho Akim ati rwose njye naramushatse, sinigeze ndeka kumuhamagara ndetse no kumubaza uko twahura kugira ngo dukore nyine projet, ariko ntiyigeze ampa umwanya. Mwarimu rero ahita abwira Nikita ati ariko rwose nawe niba warabikoze ubishaka waba untengushye cyane, gusa nyine nshaka kukubwira yuko ntazaguha amanota ku giti cyawe, mugomba gukorana byanze bikunze kandi iyo projet ikarangira. Nikita ati ntabwo rwose mbishaka, sinshaka gukorana n'uyu musore w'umunebwe, umusore w'umuswa, umusore udafite ikintu na kimwe azigezaho. Uramureba nawe rwose nta kintu na kimwe rwose ashoboye. Akim rero yumva Nikita ari kurengera maze agahita yisohokera akigendera. Umunsi wakurikiye rero baza ku ishuri maze amasaha yo gutaha, Nikita atekereza neza rwose akumva yabwiye nabi Akim. Abari gutaha rero maze agahita aca ku modoka ya Akim agakomanga. Ababizi neza ko rwose uyu musore ayirimo, kubera yuko anasohoka mbere y'abandi bose akigira mu modoka ye akaba yiryamiye. Amanura ikirahure rero maze akamubaza ati wowe se kandi urifuza iki? Nikita ati narinje kugusaba imbabazi ko rwose nakubwiye nabi. Akim akongera akifungira ikirahure. Nikita ati ariko rwose uyu musore nawe ariyemera cyane.
arongera rero agakomanga maze Akima agahita afungura noneho umuryango agasohoka n'umujinya mwinshi atari ku bundi wowe uranshakira iki ku modoka. Nikita ati ndi kukubwira ko rwose nje kugusaba imbabazi kuba rwose narakubwiye nabi, ahari aho nakubwiriye so nakagombye kuba narakubwiriye. Akima ati ndabizi neza ko rwose utaje kunsaba imbabazi ubikuye ku mutima. Naho rero Nikita ati rwose ntabwo nicuza kuba narakubwije ukuri, ibyo nakubwiye byo ni ukuri, abantu bose barabizi ko nta hazaza ufite, ndetse rwose abantu barabizi ko nta kintu na kimwe cyo mu hazaza ujya utekereza, wicaye gutyo gusa nyine nta bwenge ufite. Gusa nyine ikintu cyari kitumye nza kugusaba imbabazi ni uko nabikubwiye abandi bantu bumva, nakabaye nyine narabikubwiye uri wenyine. Akima rero ahita arakara n'ubundi kuri uyu mukobwa nyine nubwo yari aje kumusaba imbabazi, ariko n'ubundi nyine agitekereza ko ibyo yamubwiye ntacyo bitwaye. Akima ahita amubwira atumva rero nkubwire, ahubwo ngewe ndebye neza ndabona umuntu udafite ikintu azimarira ari wowe, ntacyo uri cyo rwose. Uratekereza se ko undenzeho? Ntabwo undenzeho rwose, niyo wakwiga inshuro 1000 n'ubundi nzaba umukoresha wawe, nakwiga ntakwiga kandi nzajya nguhemba. Ahubwo se ndamutse mbaye umukoresha wawe naguhemba nk'amafaranga angahe? 200 se 300? Ahita atangira gukora mu gasakoshi ke maze agatangira kumujugunyaho amafaranga menshi cyane, amujugunyaho amafaranga yose aba afite mu gasakoshi akayamumariraho, maze agahita yinjira no mu modoka akazana n'andi y'amadolari nayo akayamujugunyaho. Ati ngaho akira kugira ngo nkwereke ko rwose wowe nta nubwo ushobora kureshya na rase y'urukweto rwanjye, wowe uzahora uri hasi yanjye rwose uko byagenda kose, niyo wakwiga ukazaba uwa mbere mu gihugu cyose uzahora uri munsi yanjye. Ahita yinjira mu modoka rero maze akigendera. Nikita rero rwose ibintu noneho ayoberwa ibintu biri kumubaho, maze akunama agatoragura nyine ya mafaranga akayabika mu isakoshi maze agataha. Akimu rero agera mu nzira ari gutaha, maze papa agahita amuhamagara ati uri hehe? Ndagushaka byihutirwa, banguka mu rugo kandi ntugire ahantu na hamwe unyura. Akimu ati nta kibazo rwose ndaje kuko n'ubundi ndi mu nzira. Akimu rero ataha yihuta, maze akigera mu rugo agasanga papa we ahagaze muri salo, aba afite umujinya mwinshi ari kujya azenguruka inzu yose. Ahita abaza Akimu ati ndashaka kumbwira imodoka yanjye mperutse kugura iri hehe? Naho Akimu ati uravuga iyihe? Papa ati ndavuga ya vewiti mperutse kugura. Akimu rero areba hirya no hino, maze papa ati mbwira, gira vuba mbwira ahantu iri. Akimu ati barayitwaye. Naho papa ati bande bayitwaye? Akimu ati narayibetinze maze barayirya, rero rwose bahise nyine bayitwara. Papa we rero umujinya noneho uhita urushaho kumwica, atariko ubundi wa mwana we ufite ikihe kibazo mu mutwe? Iriya modoka uza amamiliyoni yose nayiguze, none ngo warayibetinze barayitwara, ariko kubera iki wananiye? Kubera iki rwose wanze ukambera ikirara? Hari ikintu na kimwe ntigeze ngukorera? Hari ikintu ntaguhaye? Ariko n'ubundi rwose wibera mu burara. Ariko ibyo byose nyine ndabizi neza ko ari njyewe nabikoze. Ndavuze ngo rero kano kanya turi kuvugana, ndavuze ngo fata ibintu byose uzi nakuguriye, hera kuri iyo telefone yirambika hano ku meza, ndetse n'urufunguzo rw'imodoka rushyira ku meza. Arabihashyira byose, maze papa ati n'ibyo wambaye byose byaguzwe mu mafaranga yanjye kuramo, gira vuba, ndashaka ko mu minota itarenze 10 uri bube nsohokeye mu rugo, kandi ugasohoka nta kintu na kimwe usohokanye. Uko wavuye mu nda ya mama wawe nuko ngushaka ko unsohokera mu rugo, nta na kimwe cyaguzwe n'amafaranga yanjye ujyanye. Ikindi kandi sinshaka kuzongera kukubona na rimwe iruhande rw'urugo rwanjye, kuko ninkubona nzabwira abasekirite bagukubite nk'uko bakubita umujura. Guhera uyu munsi ntabwo nkiri papa wawe, nta kintu mpfana nawe, ndetse nta nubwo tuziranye. Mama rero wa Akimu we rwose ababona papa we yarakaye cyane, maze agapfukama hasi ati rwose mbabarira. Uyu papa rero ukunda umugore we cyane aramuhagurutsa ati hoya wipfukama, ariko nanone wimvugisha uyu mwana nta kintu cye nshaka kumva, nagire vuba ansohokere mu rugo. Akimu rero nta yandi mahitamo aba afite, nyine akuramo byose, ndetse agakuramo na shanete aba yambaye, akayikuramo byose akabishyiraho ku meza, n'imyenda aba yambaye n'inkweto. Arasohoka rero, maze kubera ko nyine aba asigaye yambaye boxer gusa, ahita ajya kureba umuzamu
uba ubarindira umuryango maze akamubwira ati mbabarira rwose untize imyenda. Uyu muzamu rero amutiza ikabutura n'umupira, birumvikana nyine biba ari ibintu nyine ari imyenda nyine yo hasi yo ku rwego rwo hasi cyane, akamutiza rero n'ibikweto nyine by'ibisandari kugira ngo abone icyo agenda yambaye. Uyu musore ahita asohoka iwabo ari uko ameze, aba atangaje. Umuntu wari usanzwe amubona yambara inkweto ndetse n'imyenda byose bya marike zizwi, uyu munsi aba yambaye umupira wa Lacoste wakwedutse ndetse n'igikabutura rwose ubona wagira ngo ni nk'icyo yaguze igiceri cy'ijana cyangwa 200 simbizi. Ahita agenda rero maze akajya kureba inshuti ze aho ziba za zindi nyine baba basangira inzoga, basangira ibintu byose. Aragenda rero bakimukubita amaso bati none se Akim, ni wowe cyangwa turarota? Wabaye iki? Iyo myenda wambaye se uyitoraguye muri puberi yahe? Ariko se ubundi ubwo uwo ni wowe? Akim ati mwicecekere, amagambo bashize vuga. Aba ari kuvuga amagambo make cyane rwose ashoboka. Arababwira ati rero rwose nahuye n'ibibazo, gusa ndashaka ko muncumbikira iminsi mikeya. Bati none se byagenze bite? Ati nyine hari ibyo tutabashije kumvikanaho na papa wanjye, none nyine ibintu byose yabinyatse. Aba basore rero bumva ko rwose Akim nta kintu na kimwe asigaranye, maze bagahita bamubwira bati nta hantu ho kukuraza dufite, igendere rwose ushaka undi muntu wagucumbikira. Baramwirukana neza neza, maze bakamubwira bati akababwira ati nibura se mwangurije n'amafaranga? Bati hoya, nta mafaranga na makeya dufite. Akim rero abona ibintu byose bimucanze, maze akongera agasubira ku gipangu cy'iwabo agakomanga. Wa muzamu rero aza kumufungurira akamubaza ati kugarutse kandi? Akim ati rero rwose nari nje kukubwira ngo ngurize amafaranga, ngurize nk'ibihumbi 100 maze nshaka ukuntu nabona aho kuba. Uyu muzamu ahita amubwira ati mwana wanjye rwose ayo mafaranga sinayabona, urabizi umushahara mpembwa ntabwo nabasha kubika amafaranga kugeza aho abaye ibihumbi 100, gusa mfite udufaranga duke hano, nari mfite ibihumbi 50. Ndumva rero ahari nabiguha maze ukagenda nyine ukagerageza ukareba uko bigenza, ariko ubundi nta yandi mafaranga na make mfite. Amuhereza rero ya mafaranga maze Akim ubundi akongera agafata urugendo akagenda. Abantu bose rero baziranye bazenguruka ariko akabura umuntu n'umwe umucumbikira. Yigira rero inama yo kujya gushaka Nikita kugira ngo arebe ko nyine yamucumbikira. Amutegera mu nzira maze akamubwira ati rwose Nikita, ndifuza ko wampa icumbi nibura nkarara nka 2 cyangwa 3. Nikita aramwitegereza ukuntu yambaye akamubaza ati ariko ubundi wasaze, ni wowe se wa mukire ufite imodoka zigenda zidutera ibyondo cyangwa ndi kurota? Ariko rwose ntabwo bishoboka, sinagucumbikira, nta nubwo rwose nta n'icyo nshaka kuvugana nawe. Nikita nyine aba yaramurakariye kubera ukuntu aba yaramwiyemeyeho. Nikita ahita yikomereza akigendera maze akamworera nyine uyu musore. Buracya rero maze uyu musore uba rwose yishwe n'inzara, inzara iba yatangiye kumwica noneho byiza byiza. Arongera agasubira kureba wa muzamu w'iwabo akamubwira ati ubuse wambabariye koko nkinjira maze ngafata basi utuntu dukeya mu rugo iwacu, ko niyo nafata inkweto zanjye gusa nazigurisha maze nkaziryamo nibura icyumweru. Uyu muzamu aramubwira ati rero papa wawe yambwiye ko nuramuka winjiye hazahita anyirukana, ikindi kandi yasitaye amakamera ahantu hose, buri nguni ureba muri uru rugo irimo kamera. Urumva ko nta hantu wacikira izo kamera, kandi rwose aka kazi ndagashaka, sinkeneye ko banyirukana, uranyihanganira. Akim rero abona nta yandi mahitamo asigaranye, maze agafata umwanzuro wo kujya mu ishuri akajya aba ari naho arara. Yirirwamo rero maze akanararamo. Buracya rero mu gitondo maze abandi banyeshuri bakaza ku ishuri, Nikita aza ku ishuri agasanga uyu musore yasinziriye mu ishuri nyine ku ntebe, biba bigaragara ko rwose ariho yaraye. Aricara rero akiga, ariko akiga umutima udahari nyine ari gutekereza iby'uyu musore. Amasaha yo gutaha aragera maze bataha abantu bose akabona n'ubundi wa musore asigaye mu ishuri. Ahita agenda rero akamubaza ati none se koko nta hantu ho kuba ufite ku buryo nyine unarara mu ishuri? Uyu musore ati yego, sinabikubwiye se ko nta hantu ho kuba mfite? Uyu mukobwa rero ahita amugirira impuhwe maze akamubwira ati ngwino njye kugucumbikira, gusa ndagucumbikira umunsi umwe cyangwa 2 ariko nta kuyirenza. Akim ati urakomeje se koko?
urakomeje urancumbikira. Naho rero Nikita ati ahubwo nutagira vuba ndaza rwose kwisubiraho. Akima ahita ahaguruka vuba ati hoya, umbabarire rwose ntiwisubireho kandi urakoze cyane. Baragenda rero maze bagera kwa Nikita bakinjira, kaba ari akagito nyine kadasamaje kari aho ngaho. Akimu arakareba kose maze agahita abaza Nikita ati ni aha ngaha asuba? Nikita ati hari icyo umbwiye? Nko kumubwira nyine ati wari wabuze aho urara none utangiye kwivugisha ibyo? Naho Akima ahita yisubira ati hoya nta kintu rwose mvuze. Nikita rero ahita amubwira ati rero mu cyumba cyanjye nta muntu ujya ukandagizamo inkweto, hagomba guhora hakeye, nta mpamvu zo gushyiramo umwanda. Ubwo nyine inkweto ujye uhita uzishyira ku ruhande, ntuzongere kuzigendesha mu cyumba cyanjye. Amasaha rero yo kuryama aragera maze Nikita agahereza kuvureri Akimu ati ubwo rero nyine yaranje hariya hasi. Naho Akimu ati none se nta kuntu twaryama ku buriri twese? Nikita ati uvuze? Akimu ati hoya ntacyo mvuze, urakoze cyane kuba wampaye icumbi. Akimu rero aryama nyine hahandi hasi maze akiyorosa iyo kuvureri baba bamuhaye. Buracya mu gitondo kubera na stress aba afite ahita abyuka anywa ikiyoga mu mafaranga, ya mafaranga umuzamu waba yaramuhaye ahita yiguriramo ikiyoga maze akabyuka ari kukinywa. Nikita rero arinjira avuye ku ishuri akaza agasanga uyu musore yibereye rwose mu nzoga nta kintu bimubwiye, yiyicariye ku buriri uko yakabyutse. Nikita ati ariko ubundi nkubaze, ibyo ngibyo se nibyo wiberamo gusa? Iyo ubyutse niko kazi uhita ukora? Tekereza ko ahantu wabyukiye nta gusasa uburiri bwawe, nta gukora amasuku aho wabyukiye, ahubwo wabyutse ujya mu nzoga. Naho Akima ati nta kindi kintu rwose numvaga nashobora gukora uretse nyine kunywa iyi nzoga maze nkareba ko nakwibagirwa ibibazo byose mfite. Nikita rero abwira Akimu ati umva rero nkubwire, kuba muri iyi nzu rwose ni ukugendera ku mategeko. Itegeko rya mbere ryo rwose nta nzoga zijya zigera muri iyi nzu. Itegeko rya kabiri ni uko ugomba kuzajya ubyuka maze ugakora. Akimu rero aramureba nkaho rwose yaba agiye kubihakana, maze Nikita agahita amubwira ati gusa niba wumva nyine bitakunyuze nta kibazo, uburenganzira n'ubwawe, wafata ibintu byawe maze ukigendera. Akimu ati hoya nta kibazo, biranyuze rwose nzajya mbikora byose nk'uko bivuze. Nikita rero arateka maze akazana amafunguro nyine ngo bafungure. Akimu areba ibi byo kurya maze ahari akabona ntabwo rwose yabishobora, aratangira akajya abyihumuriza akongera akabyihumuriza, uba ubona nyine ameze nk'umuntu ufite iseseme. Abaza Nikita ati ariko se ibi byo kurya nibyo murya buri munsi? Naho Nikita ati cyane. Ati hari ikibazo bifite se? Akimu ati ahubwo se ubu ngubu mubayeho mute? Ni gute muticwa n'inzoka n'ibi byo kurya murya? Wagira ngo rwose ni imyanda. Nikita ati ubwo urabivuga kubera ko utarasonza, nusonza uzamenya uko babirya, uzamenya ndetse n'uko babirya buri munsi. Ubwo nyine niba utabishaka ariko nta kibazo, nyine watanga komande maze bakakuzanira ibyo kurya byawe ushaka, ibyo wumva wifuza nyine byo muri hoteli. Nikita rero ahita aseka ati nako nibutse yuko byose utabishobora kubera ko warakennye, nawe usigaye uri mu rwego rumwe nanjye. Ahubwo nagira ngo nkubwire ngo iyakire, umenye ko rwose utakiri wa musore w'umukire, utakibona icyo ushatse, maze wemere ko wakennye, ubundi nyine wimenyereze kubaho ubuzima bwa gikene. Akimu ati wibinyibutsa, wikomeza kubincyurira rwose, ndabizi ko nyine nakennye. Umunsi wakurikiye rero nabwo Nikita ajya ku ishuri, maze uyu musore nanone ntajye ku ishuri aguma hano, maze Nikita yamara kugenda agasohoka akajya hanze. Haba hari abandi basore rero nyine b'imfabusa, ba basore batagira akazi, wagira ngo hari babeshejweho no kwiba. Bahita rero batangira gukina urusimbi. Nikita ava ku ishuri agasanga bahanishije bakina urusimbi, ahita azi ibintu baba bari gukiniraho byose akabifata akabinyanyagiza, n'ayo mafaranga baba bashese yose akayanyanyagiza. Akabwira Akimu ati nta soni koko,
ba bantu mwagendanaga warabakize, none n'ubundi uje kugendana n'abantu nk'aba ngaba? N'umujinya mwinshi rero Nikita ahita amubwira ati injira mu nzu, gira vuba turavugana uri mu nzu. Asigara atongana rero n'aba basore ati ndababwiye ngo ntimuzongere kuvugisha musaza wanjye ukundi, mutazibeshya mukongera kumuvugisha. Ndabazi nyine muri impfabusa, nta kintu na kimwe mukora, muri ibirara gusa, ntimuzongere kumuvugisha. Yinjira mu nzu rero maze agatangira gusomera Akimu ati ariko se ubwo wowe ubona uzafatwa hehe? Kubera iki koko isi itakwigisha? Kubera iki byakubayeho bitakwereka ko nyine ugomba gukora cyane kugira ngo nibura ahazaza hawe habe heza? Kubera iki utajya ku ishuri? Akimu ati ntabwo najya ku ishuri, urabona se iyi myenda imwe gusa najyana ku ishuri inshuro zose bajya birirwa banseka, kuko n'ubundi umunsi wa mbere nyijyana baransetse. Nikita rero ahita ajya kureba mu myenda ye maze akareba ikabutura n'umupira, akaza akabimuhereza ati ngaho basi ambara ibi ngibi maze ujye ku ishuri. Akimara birambura maze agaseka akenda gupfa ati cyakoze ntakubeshye, ntabwo rwose uzi kugura imyenda myiza, ugura ibintu bibi gusa, ariko ntabwo ibi bintu rwose nabyambara, sinabasha kubyambara ngo ngende. Ahita afata rero ya myenda maze akayisubiza Nikita atakira rwose ibintu byawe. Nikita afata iyi myenda akayibika maze agahita abwira Akimu ati umva rero nkubwire, njyewe rwose ntabwo nacumbikira umuntu utazi ahazaza he uko hameze. Gira vuba mvira mu rugo, genda ushaka ahandi uba. Niba utabasha kujya ku ishuri ukaba nta kintu na kimwe wifuza gukora, ubwo nyine ni ukuvuga ko ibibazo wagize bitigeze bikwigisha. Igendere rwose, singushaka hano. Nikita rero ahita akora munsi ya matera ye maze akazana ya mafaranga yose uko uyu musore yari yarayamujugunyeho, yose yaragiye maze arayabika. Abwira rero uyu musore ati akira amafaranga yawe, maze rwose umvira ahangaha, genda uyakoresha dore ko ari na menshi, maze uguremo iyo myenda ushaka, uguremo ibyo ushaka byose, unashakemo aho kuba, byose birashoboka. Akimara areba aya mafaranga maze akumirwa, yitegereza uyu mukobwa ati ntumbwire ko rwose haba hashize amezi 3 yose nkuhaye aya mafaranga none ukaba ukiyafite. Naho Nikita ati cyane rwose narayabitse kuko nyine aya mafaranga ntabwo yari ayanjye. Akimara ati ndatekerezaga ko uri buhite uyaguramo nk'inkweto, ukaguramo amakanzu n'amasakoshi, nyine ukishimisha ukiyatsa. Nikita ati uwo si njyewe, ntabwo rwose ndi uwo mukobwa. Naho Akimara amwitegereza maze akamubwira ati ntakubeshye, cyakoze rwose urantsinze. Burya koko nibwo nabona yuko agaciro ari umuntu ukiha. Cyakoze rwose unyeretse ko uri umukobwa uzi kwihagararaho. Nikita ati ibyo uvuga byose ngaho rero fata amafaranga yawe. Akimara ati hoya, ntabwo rwose aya mafaranga nayafata kubera ko nawe urayakeneye kundusha, hari byinshi aya mafaranga yagufasha, rero rwose yagumane. Nikita rero yitegereza Akimu uba rwose uri kumuvugisha acishije make cyane, maze akamubwira ati kera nkiri mutoya nahoraga ntekereza yuko abakire aribo bantu babayeho neza. Nahoraga nibaza ikintu papa wanjye yacumuye kugira ngo tube twarabaye abakene, abatarabaye umukire kugira ngo tubeho nyine nta kintu na kimwe twifuza. Cyane cyane ko papa wanjye yanapfuye rwose ari mu kazi ari kudushakira ikitubeshaho. Yarakoraga cyane kugira ngo dukunde tubeho. Amaze gupfa rero mama wanjye nawe yananiwe kwiyakira, maze nyuma y'igihe gito cyane nabo barapfuye. Nabayeho kuva nkiri mutoya, nta muntu n'umwe umfasha, nta muntu n'umwe tubana, ndetse nta muntu n'umwe nahamagara igihe nagize ikibazo. Nabayeho nimenya ubuzima bwose, ni nayo mpamvu kandi uba ubona n'ubu niga nshyizeho umwete. Mba nibaza rero impamvu mwebwe mwavutse mubona ibintu byose bihari kugira ngo mube abana beza bibananira. Mba nibaza impamvu mwigira ibirara kandi nyamara nta kintu na kimwe mwabuze. Akimu rero uba atangiye kumva neza ko rwose ibihe byiza yari afite yabipfushije ubusa, ahita abwira Nikita ati
cyakoze nanjye papa wanjye rwose niwe wanyishe, kubera ko papa wanjye yampaga buri kimwe, yampaga amafaranga menshi, akangurira imodoka uko nyishatse, buri kintu cyose nifuje mu buzima narakibonaga. Rero sinigeze ntekereza ko hari igihe biba ngombwa ko kugira ngo ugere ku kintu bisaba kuba wiyushya akuya. Njye nari nzi ko ibintu byose biboneka byoroshye, nari nzi ko kandi nta kintu na kimwe nzigera mbura. Ni nayo mpamvu kwiga ntigeze mbishyiramo imbaraga, ariko uyu munsi umbereye icyigisho, ndakubwiza ukuri, nkwigiyeho kandi nzakwigiraho byinshi. Mbonye ko nyine ari ingenzi kugira ngo umuntu akore cyane kugira ngo agire icyo ageraho. Ahubwo rero ndagira ngo nkwisabire ikintu, ese byashoboka yuko wamfasha mu myigire yanjye, ukampa igihe rwose maze ukamfasha? Ndifuza noneho kwiga nshyizeho umwete, maze nanjye nkazagira icyo nigezaho. Ndifuza ko papa wanjye azaba proud yanjye igihe rwose azaba abona hari ikintu nagezeho. Nikita rero ahita aseka yishimye rwose, ati ahubwo uvuze ijambo kuva twamenyana. Yego rwose nditeguye kugufasha, maze ukiga kandi ugashyiraho umwete kandi ukanatsinda. Nikita rero ahita abwira Akimu ati reka dufate ku mafaranga makeya, maze ujye kugura nyine imyenda n'inkweto, ubundi nyine dutangire tujye tujyana ku ishuri, nzabigufashamo rwose ibintu byose uko ubyifuza. Akimu rero aramubwira ati yego ni byiza. Baragenda nyine bakagura imyenda yoroheje ya make nyine n'inkweto, ariko akabona ibyo azajya yambara. Baratangira bakajya ku ishuri, maze si ukwiga bakivayo. Noneho Akimu aba afite umuhate urenze uko yari ameze mbere. Ubu ngubu aba asigaye yiga ndetse akiga n'amasaha y'ikirenga. Abamureba ntacyo baba bamubwiye, ndetse za nshuti ze nyine ntabwo baba bakiri inshuti. Za nshuti ze mbi nyine bafatanyaga gukora ibintu bibi. Hashira iminsi rero, maze Akimu akumbuye papa we byo gupfa. Aragendera akajya iwabo, maze umuzamu yamubona ati kubera icyo ugarutse kandi ubizi neza ko bambwiye ko utagomba kwinjira muri runo rugo, ntabwo rwose nagufungurira kuko bahita banyirukana. Akimu ati mbabarira umfungurire rwose, ntabwo bakwirukana. Baba bakiri kuvugana rero, maze papa we akaba arasohotse. Ahita ababaza ati hano habaye iki? Akubita amaso Akimu ati wowe sinakubwiye ko utazagaruka hafi y'aho ntuye? Sinakubwiye ko rwose ntashaka kuzongera kukubona ukundi? Imodoka yanjye se warayibonye urayizanye? Akimu ati ntabwo nayibonye, ariko rwose papa ngusabye imbabazi kuba naratakaje imodoka yawe kandi mu bintu by'amafuti. Ariko nawe rwose papa wagira ngo ntabwo uba umpangayikiye, ntabwo ushobora kumpamagara ngo unamenye uko mbayeho, umenye aho ndara, umenye aho mba, unamenye niba ndya cyangwa ntarya. Papa we ahita amubwira ati rero rwose nkubwije ukuri, nta kuguhangayikira na gukeya, nta nubwo kandi aho uba simbyitayeho, ibyo urya simbyitayeho, waba urya waba utarya, waba uryama waba utaryama, ibyo byose ntibindeba. Sinkiri papa wawe, njyewe rwose nta muhungu mfite, singushaka hano. Ahita abwira umuzamu ati ngwino umfungurire maze nigendere. Ubwo nyine abashaka ko aza agafungura igipangu cyose kugira ngo asohore imodoka. Ahita amubwira ati kandi irukana uwo muhungu amvire imbere y'igipangu. Mama rero wa Akimu yisigaza inyuma, maze agahita abwira umuzamu ati naramuka agiye udafashe nimero ye, umenye yuko warangije kwirukanwa burundu. Umuzamu rero ahita nyine abwira Akimu, maze akamuha nimero ya telefone kugira ngo aze kuyiha mama we nyine bazavugane. Gusa nyine Nikita we aba asigaye yarumiwe kubera ukuntu Akimu aba asigaye ari umwana mwiza. Baba bitegura bagiye kujya ku ishuri, maze Nikita yajya gukaraba akaza agasanga Akimu yamaze gutunganya mu nzu neza, yahashashe kandi bitari byo kwikiza. Ikindi kandi aba asigaye ajya mu ishuri akiga, abandi bose bagataha agasigara asinzirira mu makayi, ibintu bitaba byarigeze bimurangwaho na gatoya. Nikita rwose ababona ko neza uyu musore yahindutse wese, noneho atangiye kumenya icyo ashaka. Uyu munsi rero Akimu yaravuye mu rugo iwabo, yiriwe rwose atishimye, yiriwe ababaye, maze Nikita aramubaza ati ko ndeba byahindutse, wabaye iki?
niki cyakubabaje bigeze aho? Akima ati uzi yuko papa wanjye yanyanze burundu, ntabwo rwose akifuza kumbona, ndetse yansibye mu bantu bose yaba yarigeze kumenya. Nikita aramubwira ati uko byagenda kose nta mubyeyi ujya wanga umwana we burundu, ahubwo ni uko wamubabaje. Gusa nyine nawe ukora neza kandi ugerageze guhinduka. Papa wawe nabona ko wahindutse azongera rwose agukunde kandi akwishimire. Wowe gusa kora maze ibikorwa byawe bizaba ari byo byivugira, aho kugira ngo abe ari wowe uvuga. Akima ati ntakubeshye, nkumbuye iwacu, nkumbuye mama wanjye, nkumbuye papa wanjye. Namubonye maze ntekereje ko rwose ntari bubashe no kumuhobera. Numva rwose agahinda karanyishe, niyo mpamvu ubona ubwigunge ari bwose. Buracya rero bagasubira mu ishuri. Uyu munsi Akimu arazinduka cyane maze agasiga Nikita. Nikita rero amara kwitegura agasanga Akimu yagiye kare, amusanga mu ishuri agahita amwicara iruhande ati urabona ukuntu wansize, kubera iki nyine utantegereje? Akima ati nabonaga nyine uyu munsi waryamiriye cyane. Nikita ati wowe se waryamiriye sinkubyutsa, ahubwo ubutaha niwongera kuryamira nzagusukaho amazi ashyushye. Baba bari kubivuga nyine baseka. Akima ahita amubwira ati ahubwo se iriya chapitre tugezeho ko numva ntari kuyumva neza? Nikita ati hari ikibazo se simpari, nidusohoka mu ishuri turahita tujya muri labo maze njye kukwigishirizayo. Aha muri labo rero haba hariyo tablo nyine bagenda maze bakandikaho. Bava rero mu ishuri maze Nikita agahita ajya kwigisha Akimu nyine nk'uko yari yabimusezeraniye. Gusa Akimu rwose ntabwo aba agiteye ubunebwe kumwigisha. Hashira iminsi rero maze bagakora ikizami. Akimu aratsinda neza cyane, abakibona rero amanota ye maze akiruka cyane akajya kureba Nikita. Aba yashyushye nyine, agenda amubwira ati Nikita ntabwo wabyumva, natsinze cyane. Tekereza yuko rya somo duherutse gukorera ikizami nabonyemo amanota 80. Nikita ati oya ntumbwire ko waba wabonye amanota 80 muri fizike, uzi ko neza twaba tubura gato cyane ngo tunganye. Bakubitana mu biganza rero maze bagahita basohoka bakajya hanze kugira ngo nyine bajye kubivugirayo, be gukomeza gusakuriza mu ishuri. Akimu rero abwira Nikita ati ntakubeshye, ntabwo rwose nzi ukuntu nagushimira, sinzi amagambo nabikubwiramo, gusa warakoze ni ukuri. Ariko burya kuko baravuga ngo inshuti muhurira ku nzira. Uribuka ukuntu twamenyanye umunsi wa mbere nza kukuvugisha maze ukanyihorera ukansuzugura? Nyamara ni abasore b'inshuti zanjye bari bambwiye ngo ninze nkuvugishe. Ariko buriya ibintu byose nyine biba bifite impamvu biba. Buriya no kugira ngo uriya munsi nyine nze nshaka kukuvugisha byari bifite impamvu, kuko nyine buriya Imana yari yabibonye ko ari wowe uzaba umucunguzi wanjye nyuma. Nikita rero aseka ahita amubwira ati yego, nta kintu na kimwe burya kiba nyine kidafite impamvu. Buriya Imana iri kugucira inzira, nuko nyine ntabyo tuba tuzi. Nikita rero abwira Akimu ati gusa nanjye ndishimye ku bwawe, nshimishijwe rwose n'amanota usigaye ugira. Urabona ko usigaye utsinda neza, ikindi kandi usigaye unabyumva. Niyo ndi kukwigisha ubona ko amasomo nyine uyumva. Warahindutse sinkubeshya. Papa wawe rwose yicaye akaganira nawe yamenya yuko wahindutse, utari wa muhungu nyine yari asanzwe azi. Akima ati ntabwo rwose nkishingikirije kuri papa wanjye, ngomba gukora cyane maze nkaziteza imbere hatajemo papa wanjye. Papa wanjye yaranyanze ndetse yarananyibagiwe, nanjye rero ngomba kwirwanaho uko byagenda kose. Nikita ati oya ntabwo yakwanze, ahubwo nuko nyine wari umunyamafuti, byaramunaniye gukomeza kukwihanganira. Akimu rero yitegereza Nikita maze agahita amuhobera akamubwira ati ubundi uri marayika murinzi wanjye. Umunsi wakurikiye rero Akimu aba yicaranye na Nikita mu rugo nyine iwabo bari kuganira. Akimu abwira Nikita ati ndifuza gutangira noneho gushaka akazi. Nikita ati urashaka akahe kazi? Akimu ati ako nabona ko ariko kose gapfa kuba ari akazi nagakora.
Nikita ati hoya se wimbwira, none se ntabwo wagira isoni z'ukuntu nyine wari usanzwe uzwi ukaba wajya gukora akazi ka feke? Akima ati ibyo byose nta na kimwe nkitayeho, ubu rwose akazi ako ari ko kose niyo kaba ari ako gukubura mu muhanda nagakora gapfa kuba kampa amafaranga ambeshaho. Kuva papa wanjye yambwira ko rwose atakiri papa wanjye, birumvikana ko nyine n'izina nari mfite ntakirifite. Ubu rero rwose nta na kimwe ntakora kuko nta muntu n'umwe naba ndi gusebya. Nikita ati none se urumva uzabasha kumenyera kubaho buno buzima tubayeho? Ubu buzima nta muntu rwose ushobora kurya ku munsi inshuro zirenze ebyiri, kuko nyine amafaranga y'ibya saa sita aba agomba kuyabika, cyangwa se ibya mu gitondo. Ni ukuvuga ngo hagati ya saa sita na mu gitondo duhitamo ifunguro rimwe turi bufate, kuko ntiwayafata yose ngo byemere kubera nyine ubushobozi bukeya. Ibyo bintu urumva uzabishobora? Akima ati ntabishobora se urabona igihe cyose maze kuko ntaramaze kubimenyera, ndetse rwose ubuzima nyine ni ubu ngubu nanjye ngomba kuzabamo. Baba rero bakiri kuvugana maze telefone ya Akimi igasona, aritaba maze agasanga ni mama we nyine uba umuhamagaye. Mama we aramubwira ati ndashaka ko tuvugana. Akamubwira nyine aho aparitse imodoka, aba ari mu modoka, ati ngwino ndebe maze tuvugane. Akimu rero arasohoka maze akajya kureba mama we, aragenda rero akamusanga mu modoka, yinjira nyine arakaye atavuga, agahita yicara. Mama ati mwana wanjye nari ngukumbuye cyane. Akima ati wireka kumbeshya, urashaka kuvuga ko wowe noneho wari uhangayikishijwe nuko mbayeho? Ntabwo rwose wamenya ukuntu njya kurya byangoye, ntabwo wamenya ukuntu kuryama ndara hasi, ntabwo rwose wamenya imibereho mfite ubu ngubu, kandi byose ari ukubera papa wanjye. Mama wa Akima ati ariko nawe ni amakosa yawe, ibintu wakoze rwose washakaga hari kwicisha papa wawe umutima. Uzi gufata imodoka nshyashya yari akimara kugura maze nawe ukajya kuyibetinga koko? Iriya modoka niyo yagombaga guha nyogokuru wawe impano. Rero ureba nawe ukuntu wahise ujya kuyibetinga. Akimu rero ahita aceceka nyine, aba atangiye gutekereza yuko koko yakoze amakosa menshi cyane. Mama we rero aramubwira ati rwose mwana wanjye ndagukunda cyane, kandi nyine uri impano Imana yampaye. Ndakubwiza ukuri uri umugisha kuri twebwe, tugufata rwose nk'umugisha twiherewe wavuye mu ijuru. Umwanya wawe rero uri muri famiye yacu. Ndashaka ko rwose uzagaruka mu rugo, papa wawe afite anniversaire, rero nateguye nyine ko twazasangira ariko ari jyewe nawe gusa. Ubwo rero ndifuza ko nawe wazaza maze tugasangira nyine, kubera ko rwose ndifuza ko umuryango wacu wongera ukuzura. Iyo udahari ntabwo tuba twuzuye, ndetse rwose haba hari ikintu kinini kibura mu muryango wacu iyo tutakureba. Akimu rero uba rwose ari kuvuga amagambo makeya, ahita amubwira ati yego. Mama we aramubwira ati ndagukunda cyane mwana wanjye, kandi ni ukuri nari ngukumbuye. Rero amakosa yose wakora uzamenye ko ntazigera nkujugunya na rimwe, nta kintu na kimwe wakora cyatuma nkwanga. Akimu rero areba mama we maze akamwenyura, maze agahita amusezera agasohoka mu modoka akagenda. Asubira rero mu nzu maze agasanga Nikita ari kwiyigira nyine. Nikita we n'ikayi rwose wagira ngo baba barimariye, ntabwo baba batandukana. Ahita abwira Nikita ati hari ikintu rero nashakaga kugusaba. Nikita ati ni igiki ushaka kunsaba? Akima ati papa wanjye afite anniversaire, ndifuza rero yuko wazamperekeza. Nikita ati njyewe nguherekeza? Ubwo se papa wawe kuko urumva yanyishimira? Akima ati ndabigusabye, ntabwo ahubwo numva nahinguka mu maso ye ni jyenyine, mbabarira rwose uzamperekeze, dore n'ubundi mu bintu byose ni wowe usigaye umperekeza, ni wowe ungenda iruhande. N'aha ngaha rero rwose ndakwinginze uzambe iruhande maze rwose umperekeze. Nikita rero abimwemerera akamubwira ati nta kibazo rwose, ubwo nzaguherekeza. Umunsi wa anniversaire ya papa wa Akimu uragera. Aba rero yicaye, ndetse na mama wa Akimu nyine aba yamuteguriye mu buryo budasanzwe. Baricara rero bari ku meza, maze mama wa Akimu akabwira papa Akimu
ati rwose nifuzaga ko tuvugana ku byerekeranye n'umuhungu wacu. Papa Hakim ati njyewe nta muhungu mfite, naramusibye mu bitekerezo byanjye. Mama wa Hakim ati ndakwinginze rwose mugabo mwiza, urabizi uri icyitegererezo kuri njyewe, wambereye urukundo rw'ubuzima bwose, ni wowe namenye kuva nkiri mutoya, rero rwose ntabwo wigeze untenguha na rimwe, ndetse wambereye byose, ni nawe mwarimu kandi nigiraho byose. Rero ndakwinginze rwose mbabarira unyumve kuri iyi nshuro. Umuhungu wanjye nahuye nawe ntabwo ari wa wundi usanzwe, yarahindutse rwose ku buryo no kumumenya byangoye. Ntabwo Hakim ari wa Hakim usanzwe uzi, yarahindutse mu buryo bugaragara. Naho rero Papa Hakim ati ubundi se mwarinze muhura wamugezeho ute? Mama Hakim ati ariko uribuka yuko ndi mama we, ntabwo buriya rwose ndyama ngo nsinzire, ntabwo narya ngo ibyo kurya bigere mu nda igihe cyose ntazi uko umwana wanjye abayeho, ntazi aho araye, ntazi niba ariye cyangwa atariye. Ndahangayitse ntabwo ushobora kubyumva, ndahangayitse ku buryo ntigeze mpangayika mu buzima bwanjye bwose. Ndakwinginze rwose babarira umwana wanjye, ndetse ahubwo nanamutumiye nyine muri iki kirori cya anniversaire yawe. Papa Hakim rero atangira gutangara nyine ko bamutumiye, maze agahita abona Hakim arinjiye afatanye mu kiganza na Nikita. Barinjira rero maze papa we agahita akomeza acecetse, ndetse na mama wabo agaceceka, nabo binjira bacecetse, maze Hakim agahita apfukama hasi ndetse na Nikita akamupfukama iruhande. Hakim ahita abwira papa we ati papa ndakwinginze, nakubereye umuhungu mubi rwose, nabaye umwana mubi ku buryo ibintu nagukoreye ntabwo nzi ukuntu nabasha kugusaba imbabazi, ariko ndakwinginze rwose mbabarira. Ubwo nyine bari kuvuga ibi ngibi, Nikita nawe yapfukamye yafatanyije ibiganza nyine nko kwereka uyu mupapa ko bamwubashye cyane, kandi nyine bari kumusaba imbabazi babikuye ku mutima. Hakim rero akomeza abwira papa we ati rwose papa, ibintu byose byambayeho byambereye isomo ry'ubuzima, kandi rwose narisubiye, ikindi kandi byaranyigishije nabyigiyeho. Ubu ntabwo nkiri wa Hakim ugendana n'ibigezweho, narahindutse rwose. Ndakwinginze mbabarira, nawe uzabyibonera n'amaso yawe. Papa rero bataragira icyo avuga, maze mama wa Hakim nawe akajya gupfukama. Naho rero papa wa Hakim yubahaga mama wa Hakim cyane, ndetse anamukunda cyane cyane. Ahita rero amufata akaboko ati hoya, uramenye rwose umugore mwiza, utazashyira amavi yawe hasi, haguruka. Ahita rero kandi afata ikiganza umuhungu we, maze akamubwira ati haguruka rwose mwana wanjye, nabibonye ko wisubiyeho, ndakubabariye kandi ndongeye rwose ndakwakiriye mu muryango wacu. Hakim rero arahaguruka maze agahobera papa we, akamubwira ati nari ngukumbuye ni ukuri. Papa ati nanjye mwana wanjye nari ngukumbuye, ariko nejejwe rwose no kuba nkubonye uri Hakim w'uyu munsi, utakiri Hakim wa kera. Nikita rero nawe ahita ahaguruka n'ibyubahiro byinshi nyine, yubashye aba babyeyi, maze agasuhuza papa wa Hakim. Papa Hakim aramubwira ati karibu mu rugo rwacu rwose umukobwa mwiza, ndetse na mama wa Hakim nawe nyine akabasuhuza bose, maze akabaha karibu. Baricara rero maze bakajya ku meza, ariko nyine bafata amafunguro bari no kuganira. Baramubaza bati none se uyu mukobwa ninde? Naho rero Hakim akabwira papa we na mama we ati uyu mukobwa rero mureba hano niwe wancumbikiye iminsi yose, maze niwe wanyitayeho, ndetse ni nawe wampinduye uyu muhungu mureba nyine ndiwe kano kanya, niwe wamfashije mu masomo yanjye akanyigisha, yaranyihanganiye kwa kuntu kose nari meze, yarabyihanganiye. Uyu mukobwa ni intwari, ndamubashimiye rwose. Papa we rero ahita amubwira ati ndakwishimiye nanjye umukobwa wanjye, kandi turakwakiriye mu muryango wacu, ujye wifata nyine nkaho uri umwe muri twebwe. Mama wa Hakim rero nawe abwira Nikita ati ndakwishimiye kandi warakoze rwose, warakoze kunyakirira umuhungu kandi ukamwitaho, dore ameze neza rwose.
ubu rero rwose nanjye ujye umfata nk'aho ndi mama wawe, kuko guhera uyu munsi nzajya ngufata nk'umukobwa wawe. Akimu rero abwira papa we ati rwose papa, ndabizi ko nyine ubu ngubu utaraba proud yanjye, ariko ndabizi bizagenda biza buhoro buhoro. Papa ati hoya mwana wanjye, icyo nifuzaga cyari cyo kuhinduka, kandi warahindutse rwose biragaragara. Akimu rero ahita ababwira ati ikindi kintu rero nagira ngo mbabwire, uyu mukobwa mureba aha ngaha ndakeka mubizi neza yuko ari ubwa mbere nzanye umukobwa muri uru rugo. Uyu mukobwa ndamukunda cyane, kandi rwose uyu mukobwa nawe agize ubuzima bwanjye. Uyu mukobwa rero rwose mureba mwiyumvamo birenze ibikenewe. Urabona ukuntu ishati iba yegeranye n'igituza kiyambaye, nuko nyine njye nawe tumeze, njye nawe rwose turi umwe. Ndakwinginze rero rwose papa, nagira ngo nyine urukundo rwanjye n'uyu mukobwa uruhe umugisha. Nikita ndamukunda cyane kuko ni umuntu wampinduriye ubuzima. Papa wa Kim rero ahita amubwira ati ndamwakiriye rwose mwana wanjye, kandi mbahaye umugisha. Nk'uko bivuze nyine ni ubwa mbere unyeretse umukunzi wawe, kandi ndamwishimiye. Mama wa Kim rero ahita amuhamagara maze akamujyana mu cyumba. Aragenda nyine akamukora ku matama, akamukora ahantu hose, ati mwana wanjye rwose warananutse, ariko nyine nta kibazo, umeze neza kubera yuko warahindutse rwose. Gusa ndakwishimiye, kuri iyi nshuro ndishimye cyane ko ugarutse mu rugo. Mama we rero ahita amubwira ati nizere ko ariko utari bwongere gusubirayo. Naho Akimu ati hoya ndasubirayo rwose, kubera ko nyine maze kumenyera ubuzima mbayemo, ndabumenyereye. Ubwo ariko nyine baba bagiye mu cyumba, papa wa Kim we asigara aganiriza Nikita, ari kumubaza ati none se murigana na Akimu? Nikita ati yego turigana rwose, ubu turi hafi nyine kuba aba engineer. Papa wa Kim rero arishima ati narabikunze rwose guhera kera. Akimu rero ajya kubyiga numvaga rwose mbimushyigikiyemo, kuko nyine numvaga n'akazi nzakamushakira. Papa wa Kim kandi akomeza amubaza ati none se koko ni gute wabashije kujya kwiga aya masomo? Ku busanzwe aya masomo rwose aba ari ay'abahungu, ntabwo abakobwa bakunze kujya kuyiga. Nikita ati rero burya nanjye ntabwo rwose nibara mu bakobwa cyane, kuko nanjye niyumva nyine nk'umuntu w'umugabo, kandi ikintu nshatse cyose ngomba kukigeraho. Niyo mpamvu rero nagiye kuyiga, nari mbizi neza nyine ko nzakora ibidasanzwe, kuko rega nanjye niyumva nk'umuntu udasanzwe. Ibintu byose nifuza mu buzima mba nzi ko byanze bikunze ngomba gushyiramo imbaraga nyinshi maze nkabigeraho, cyane cyane ko n'aya masomo nyine bavuga ko akomeye cyane. N'ubundi mu ishuri nigamo ni njye rwose mbabera uwa mbere. Gusa nyine ubu ngubu nsigaye nkurwanira na Akimu, ariko ubundi mbere nta n'uwankurikiraga. Papa rero wa Akimu ahita yishima maze agakora mu biganza uyu mukobwa ati ikintu cyose rwose muzashaka cyerekeranye n'amasomo yanyu muzambwire, ndahari ku bwanyu. Akimu rero na mama we baba bavuye mu cyumba, maze Akimu agahita abwira Nikita ati noneho rwose ubu twataha. Mama rero wa Akimu ahita amubwira ati fata imfunguzo z'imodoka yawe maze mugende nta kibazo. Akimu ati hoya mama, imodoka rwose ntabwo nyikeneye, uko twaje nyine ni nako turi butahe. Mama we ati ariko nta kibazo rwose, ubu ibihano wabivuyemo wakongera ukabaho ubuzima wari ubayeho. Akimu ati hoya reka ngende mbanze mbitekerezeho neza, nta kibazo, imodoka ari numva nyikeneye nzaza nyifate, ariko rwose muri aka kanya ntayo nkeneye. Baragenda rero, maze bamara kugenda papa wa Akimu agasigara abwira mama wa Akimu ati ndishimye cyane, ndishimye rwose kubera ko intego yanjye y'ubuzima nyigezeho. Umuhungu nashakaga ni uriya nyine, uwo nabonye uyu munsi niwe muhungu nahoze nifuza kuba mfite. Ikindi kandi
nishimiye rwose n'uriya mukobwa yanyeretse. Uriya mukobwa uretse kuba ari mwiza ku mubiri, ni n'umuhanga cyane, naganiriye nawe ndabyumva, namwishimiye cyane, uriya mukobwa namukunze. Mama wa Kim ati nanjye nuko ndumva nishimye. Papa wa Kim ati rwose iyi anniversaire ni imbereye anniversaire nziza cyane muzo nigeze kugira zose, ndetse ni nabwo mbonye impano ya nyayo uyu munsi, kubera ko mbonye impano y'umuhungu wanjye wahindutse, ikindi kandi anyeretse n'umukazana. Ubwo se koko hari impano yaruta iyi ngiyi? Uyu munsi ni uw'ibyishimo kuri twebwe. Hashira iminsi rero Nikita na Kim baba bicaye nyine mu cyumba cyabo, ha hantu nyine muri ya gato ya Nikita. Kim abwira Nikita ati rwose sinzi inshuro nzabikubwira, gusa buri gihe nzajya nkubwira ko ngushimira, warakoze kumba hafi. Ibintu byose ubu nzi mu buzima ni nkaho nabyigishijwe nawe. Ndamutse nkubwiye ko wanyigishije ibintu byinshi kurenza ibyo mama wanjye wambyaye yanyigishije, ntabwo naba mbeshye. Ndakubwiza ukuri ko rwose ibintu wankoreye ni ibintu by'indashyikirwa. Kim rero yitegereza Nikita maze akamubwira ati ese nigeze nkubwira ko uri mwiza cyane, useka neza, noneho biratangaje kubona ukuntu uri mwiza n'ukuntu uri umukobwa w'umunyabwenge. Nikita rero ahita aseka maze akamubwira ati ariko nawe ubu uri gukabya rwose, ibyo bintu byose uba uvuga biri kuri jyewe gusa cyangwa hari n'undi muntu uba uri kubwira? Nikita rero nawe ahita abwira Kim ati nanjye rwose ndagukunda, nkunda nyine uyu muhungu wabaye we, ntabwo nari kugukunda cyagiye kera kubera ko ntabwo wari ukunditse. Kim ahita aseka aturongeye kandi urabinyibukije. Nikita ati cyane, ndakubwiza ukuri, ariko ubu ngubu urakunditse cyane rwose, ndagukunda kandi nkunda umuhate usigaye ufite mu buzima, nkunda kandi ukuntu nyine uri gutekereza ahazaza hawe. Kim rero ahita ahobera Nikita ati warakoze kuza mu buzima bwanjye kuko wahinduye byose kandi wampinduye mushya, ndagukunda cyane, nta kintu na kimwe kizigera kidutandukanya, ni jyewe nawe ubuziraherezo. Umunsi wakurikiye rero papa wa Kim ahamagara Kim ati mwana wanjye rwose ndashaka kuzongera ukanzanira wa mukobwa maze mukaza kundeba, ariko ndabashaka nyine bitarenze ejo, muzaze rwose kunsura, ndumva mbakumbuye. Ikindi kandi hari ikindi kintu nshaka kubabwira. Naho rero Kim ahita abwira papa we ati ahubwo nanjye rwose nari ngiye kuguhamagara, numvaga nanjye nshaka kuza kukureba kubera ko nyine nanjye ngufitiye surprise. Papa we rero ati nta kibazo, ubwo nahejo nyine tuzabonana. Kim rero ahita abwira Nikita ati Nikita, papa wanjye ambwiye ko nyine ashaka kuzatubona ejo ngo tuzasubire kumusura. Nikita ati nta kibazo, iwanyu ndahakunda cyane kandi rwose famiye yawe narayishimiye, ni abantu beza bose, noneho mama wawe yakira umuntu akamwakirana urugwiro, nta kibazo rwose tuzagende. Buracya rero maze nyine bakambara neza. Kim ahitiramo Nikita ikanzu yo kwambara ndetse n'inkweto n'isakoshi ari butware. Nikita aba ari umukobwa mwiza cyane kandi uri natirere, ntabwo aba akunda kwisiga nyine ibintu bikabije, aba ari wa mukobwa ufite ubwiza nyine bw'umwimerere. Baragenda rero maze bagera iwabo wa Kim barabakira nyine nk'ibisanzwe. Bicara rero bari kuganira maze papa wabo akababwira ati ikintu rero cyari gitumye mbahamagara, mwese nyine nababoneye akazi. Ababwira rero kampani nyine iba yemeye kuzabaha akazi, maze bakishima, barahaguruka bagahobera papa wabo ndetse na mama wabo. Nikita agashimira Kim ati ni ukuri warakoze kunzana mu muryango wawe. Naho rero papa wa Kim ati ahubwo nawe warakoze rwose kutubera umwana mwiza.
Akimu rero ahita abwira papa we ati rwose papa munyihanganire, hari ikintu nyine cy'ingenzi nifuzaga gusaba Nikita. Ahita rero apfukama hasi maze akabwira Nikita ati mukunzi wanjye, wakwemera nkakwambika iyi mpeta y'ubudatandukana, maze ibyiza byose biri imbere tukazabisangira nk'uko twasangiye ibitari bimeze neza, uko twanyuranye mu bibazo, maze rwose tukaba ariko tuzasangira n'ibyishimo by'ubuzima bwose. Wakwemera ukanyuzuza, maze rwose nkaba umugabo uhamye ngufite iruhande rwanjye. Nikita rero uba watangiye nyine kuzana amarira kubera ibyishimo, ahita amubwira ati ndabyemeye rwose, ndagukunda cyane kandi nta wundi mugabo nifuza mu buzima bwanjye. Akimu rero ahita amwambika impeta, maze ababyeyi babo bakabishimira, barabahobera maze bakabifuriza ibyiza byose. Akimu rero abwira papa ati rwose papa warakoze cyane kumbera umubyeyi mwiza, nubwo kera ntabibonaga, ariko naje gusanga ahubwo ari we mubyeyi mwiza urenze abandi bose, kuko wampaye isomo ry'ubuzima kandi ryangiriye akamaro. Abwira Nikita kandi nawe ati Nikita warakoze nawe kumva iruhande igihe abandi bose bari bantaye, ndagukunda kandi ibyo byose ndabikubahira. Nikita rero ahita ahobera Akimu ati nanjye rwose ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.